Bakunze b'ikiganiro inzira y'umusaraba, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe, umugisha Imana itanga ugere mu byo mukora, ndetse n'imirimo yanyu yose, imiryango yanyu mu gihugu cyacu, mwese no mu bihugu byanyu mubamo, ab'imahanga, abo mu Rwanda, bose turabashimira kubwo gukurikirana ijambo ry'Imana. Ni cya kiganiro inzira y'umusaraba kiturarikira gukurikira Kristo, ndetse kiturarikira iby'ubugingo bwa none ndetse n'ubuzaza, kugira ngo tumenye ibyo dukwiriye gukora mu gihe cyacu dufite, dore ko ari gitoya umwana w'umuntu aba akwiye kurama mu isi. Nubwo tujya twibwira ko ari imyaka myinshi ku bana b'abantu, ariko iriya ni imyaka mike cyane tudakwiye kwinezezamo cyane ngo twibagirwe uwatubambiwe. Ndabashimira rero kuko dukomeza kwigana ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana. Ubushize twiganye ijambo riri mu byahishuriwe Yohana ibice 4, ryatubwiraga Yohana yerekwa intebe y'ubwami. Igihe Yohana yerekwaga iyi ntebe y'ubwami rero, nyuma yaho rero ikindi yeretswe, ngo yeretswe umwana w'intama n'igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso 7. Ibyo ni ibice 5 mu byahishuriwe Yohana, nibyo ngira ngo twigane kuri uno munsi wa none, kugira ngo Imana y'amahoro irusheho kutumanura mwuka wera dusobanurire. Reka dushime Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuko ari uturinda amanywa na nijoro. Iminsi yo kubaho kwacu kose uyifite mu biganza byawe, watugeneye iminsi yo kubaho kwacu kose. Mwami nyir'ibihe, tutaravuka wari uzi ko tugomba kubaho, kandi nanone Mwami niyo mpamvu wadushakishije uruhindu, wohereza umwana wawe w'ikinege, utaramwizeye wese umuciraho iteka. Ariko turagusabye Mwami, ubwo abana bawe bakumenye, kugira ngo bakomereze mu maboko yawe, bibere mu biganza byawe, kuko ntibashobora kwirinda. Nuko turagusabye kugira ngo tumanurire mwuka wera tuyobore, kubwira ijambo twiga. Mwami Imana yacu, turusheho gusobanukirwa iby'ubu bugingo turimo twerekezamo, tubisobanuriwe nawe. Urakoze Yesu, urakoze kuko ushoboye byose, urakoze kuko wumva gusenga kwacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu mbisabye nizeye, amen. Nanone ndashaka kongera kubashimira cyane, mbashimira Imana yanjye iteka, buri gihe iyo ngize umwanya wo kugira icyo nganira namwe, hamwe Imana yacu iba yaduhaye. Nk'uko tugiye kwigana iryo jambo rero riri mu byahishuriwe Yohana ibice 5, duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, mbonana yicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4, no hagati ya ba bakuru, umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kw'iyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 na ba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya n'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi, kandi bazima mu isi. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru, umubare wabo wari inzovu, inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe
nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe iby'iyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima bine birikiriza biti amen. Ba bakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose. Murimo murumva ayo magambo bene data, ni amagambo yavugaga ku byabaye. Hari indirimbo ya Healing Worship Team igikunda kuvuga ngo mu ijuru habaye inama, ngo bashakisha umuntu waza gucungura isi, ngo arabura. Mu bizima ngo arabura, mu bamarayika arabura, mu bakuru arabura, ndetse muri bose yarabuze. Muri ibyo biremwa byose byabaga mu ijuru, cyangwa se muri ayo moko y'ibyo bintu byose byabaga mu ijuru, habuze umwana w'umuntu wacungura isi. Ikuzimu yarabuze. Urumva ko na kwa Satani yarabuze. Satani ntiyari kubyemera, kuko we icyo agambiriye ni ukuyobya abantu. Ndetse ngo Yesu we yaritanze, niko bakomeza bavuga abo baririmbyi, ngo kubwo kudukunda aza kuducungura. None rero iri jambo ry'Imana dusomye mu byahishuriwe Yohana ibice 5 niko ritubwira. Niho urugamba rwa mbere rwatangiriye, kugira ngo umwana w'umuntu aze kuducungura, cyangwa se umwana w'intama. Ayo ni amazina yose yahamyaga Kristo wajyaga kuzaza. Yohana yaratangiye umurongo wa mbere aravuga ngo mbona iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma. Icyo gitabo yabonaga rero cyari cyanditswe imbere n'inyuma, ni igitabo cyari cyanditswemo iby'imibabaro byose bikwiriye kuzababazwa umuntu wese uzaba yemeye kuza gucungura mwene muntu. Imibabaro iranzira y'umusaraba Kristo yanyuzemo, ngo byari birimo byose, kuko byabagamo abantu bose baratinye, ibiremwa byose biratinya, ibizima biratinya, abamarayika baratinya, ikuzimu baratinya, mu bakuru haburamo umuntu n'umwe waza gucungura mwene muntu Imana yakunze. Ngo kandi ngo gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Ngo mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Urumva ko marayika ukomeye ngo yarabaririje n'ijwi rirenga cyane, aravuga, arabaza ninde. Buriya nk'uko inama yari yabaye muri abo bantu, mu bamarayika ninde uri bumbure kiriya gitabo? Habura n'umwe, bose barubama. Nkuko mu isi bakunda kubaza abantu, iyo babuze icyo basubiza bose barunama. Nabo babuze icyo basubiza. Mu bakuru babura icyo basubiza. Ndetse mu bizima, bya bizima bine habuzemo n'umwe usubiza. Ikuzimu ntibahatanzwe, naho barahabajije, naho habura umuntu. Mu nyanja cyangwa se mu isi nta n'ikintu na kimwe cyabashije kuvuga ngo ndemeye kugira ngo mbumbure kiriya gitabo. Icyo ngicyo marayika yabazaga n'ijwi rirenga, cyangwa ngo afatanure biriya bimenyetso, nta n'umwe wabyemeye, byari bigifatanije. Umurongo wa 3 aravuga ngo ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba, habe no kukireba. Urumva bene data, banze kukireba, uretse no kukibumbura ko wenda aribyo byari bikomeye, kukireba nta n'uwabashije kukireba, bose barabyanze. Ariko umva ibyabaye, nuko Yohana umva ibyamubayeho, nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amenye ibimenyetso 7 bigifatanije. Yohana yararize, kubera ko impamvu yarize, yaribajije kiriya gitabo kirimo iki. Yohana ararira cyane, arizwa nuko atabonye umuntu ukibumbura cyangwa ngo akirebe. Hanyuma ngo arabwirwa ngo humura. Ijwi ryaramubwiye ngo humura, ngo kuko nk'intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, ngo niwe wanesheje, ugiye kuza kubumbura kiriya gitabo akamena biriya bimenyetso 7. Urumva ko igishyitsi cyo mu muryango wa Yuda nta wundi ni Kristo. Yaravuze ngo ninjye gishyitsi cyo mu muryango wa Yuda, ninjye ntare yo mu muryango wa Yuda, ninjye yewe gishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi.
kandi byari byarahamijwe kera, ubisanga mu byahanuwe kera, byaravuzwe. Bantu b'Imana, ibyo bintu byose byari byaravuzwe. Niba mushaka kubyemera, ndagira ngo twumve ibyanditswe. Ibyanditswe hari icyo bivuga. Iyo dusomye kugira ngo tumenye ko yari Kristo, tugasoma igitabo cy'Abaheburayo. Iyo dusomye igitabo cy'Abaheburayo tugasoma ibice 10, umurongo waho wa 5, hari icyo utubwira. Umva amagambo ari aho ngaho. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguririye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mpera ko ndavuga nti, dore ndaje Mana. Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye. Nazanywe no gukora ibyo ushaka. Urumva muri cya gitabo, wumvisha amagambo ari muri cya gitabo. Ntabwo Imana yishimiye ibitambo bya bindi byatambagwa kera, bya bindi byo gukuraho ibyaha byose, ahubwo ngo ishima ko Kristo ari buza gutamba umubiri wiwe. Mu muzingo w'igitabo ngo niko byanditswe, ngo ntago yazanywe no gukora ibyo washaka, ahubwo yazanywe no gukora ibyo Data ashaka. Yahise asoreza ku mukato wa nyuma aravuga ngo nazanywe no gukora ibyo ushaka. Nzanywe no gukora ibyo ushaka. Urumva ayo magambo? Uwo ni Kristo wavuze ayo magambo. Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe. Kandi turimo turigana ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu Kristo, cyangwa se intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi, nicyo cyabumbuye cya gitabo. Abantu b'Imana, ngo nimwumve isoko yo gupfirwa kwacu aho yavuye. Nuko yemeye kubumbura cya gitabo, nuko yemeye kumena bya bimenyetso, aritanga kubwo kudukunda. Kandi ijambo ry'Imana ngo kubw'urukundo Imana idukunda, ni kubw'urukundo Imana idukunda, niko ritubwira. Nta kindi cyabiteye, kuko yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo njye nawe nitwizera uwo mwana w'ikinege tutazarimbuka, ariko nitwanga kumwizera ducirwaho iteka. Ariko nitwizera uwatambwe ari we Kristo, ntabwo tuzarimbuka, kuko nicyo Data ashaka. Mwumvishe bantu b'Imana, ijambo ry'Imana turisomye mu Baheburayo ibice 10, umurongo wa 5 kugeza ku wa 7, bitubwira neza yuko mu muzingo w'igitabo hari harimo ry'amagambo Yesu yavuze yuko ibitambo n'amaturo Imana ntiyabishatse. Hanyuma ndetse hari n'ikindi bihamya yuko ari we wagombaga kuzaza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Gutegeka kwa 2 mu bice 18, ndetse tukaza guhera ku murongo wa 15, umva Mose nawe icyo yari yarabwiye Abisiraheli. Yarababwiye ngo Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Umurongo wa 16 turavuga ngo bizakubera rwose nk'ibyo wasabiye Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, kuri wa munsi w'iteraniro, uti sinkongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye, cyangwa kubona uyu muriro mwinshi, ntazapfa. Uwiteka arambwira ati, ibyo bavuze babivuze neza. Nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe, ukomotse muri bene wabo. Nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajye ababwira ibyo mutegetse byose. Kandi utazumvira amagambo yanjye uwazavuga mu izina ryanjye, nzabimuhora. Urumva ayo magambo? Mose yari yarababwiye ngo Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye. Kandi Yesu yaravuga ngo barondora mu byanditswe bashaka ibimuhamya, ariko akababwira ngo ibyo byanditswe murondora nimwo harimo ibimpamya. Mose yababwiye ibimpamya ko no kuza kwanjye. Ni kuki mutanyemera? Kuki mwemera Mose njye ntimunyemere? Kandi urumva hano Imana itubwiye neza ko utazumvira amagambo yayo imubwiriramo, imuvugiramo, ngo nguwo Imana izabimuhora. Murabyumvishe bene data? Muzasome Gutegeka kwa 2 ibice 18 guhera ku murongo wa 15, basi mugeze ku murongo wa 19. Ku murongo wa 19 muzabyumva, cyangwa wa 20 naho nimuwugezaho muzabasha
kubyumva ibyo Imana yari yaravuze kuri Kristo uzaza. Uwo nguwo nkazajya avuga ayo magambo nk'aya. Umva na Kristo nawe yarabivuze. Iyo tugeze muri Yohana ibice 5 tugahera ku murongo waho ku murongo waho 39 naho hari icyo yavuga ngo murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo ari mwo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya. Ibyanditswe nibyo bimuhamya. Umva ya magambo Imana yavuze ngo azajya avuga amagambo Imana yamubwiye. Amagambo Yesu yavugaga icyo Imana yamubwiye. Yaravuze ngo nakwihamya ubwanjye, guhamya kwanjye ntikuba ari ukukuri, ahubwo hariho undi umpamya, nanjye nzi yuko ibyo ampamya ari iby'ukuri. Murimo murumva aya magambo abantu b'Imana? Ku murongo wa 36 Yohana ibice 5 umurongo wa 36 aratubwira ngo ariko mfite ibimpamya birute ibya Yohana, kuko imirimo data yampaye ngo nyisohoze, iyo mirimo nkora ariyo impamya ubwayo yuko data ari we wantumye. Ni data wamutumye, Imana data. Dukomeze n'ijambo ryacu mu byahishuwe nkuko ribitubwira. Bantu b'Imana, ndagira ngo mbingingire kugira ngo dusobanukirwe n'iby'iri jambo, kuko hari icyo ribasha kutwigisha. Ibyahishuriwe Yohana dukomeje kwiga ahangaha ni igihe Yesu yemeye kubumbura igitabo, yemeye gufatanura bya bimenyetso byari bigifatanije. Bantu b'Imana, ku murongo wa 6 aratubwira ngo nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima bine na hagati ya ba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bine na ba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya n'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Yesu yahise atera intambwe aragenda aho Imana yari yicaye muri cya kiganza cyayo, afata cya gitabo aragifatanura arakibumbura, maze ngo abakuru ndetse na bya bizima n'abamarayika bose ngo baragenda, ngo amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bine na ba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Mwarumvise, baragiye bikubita imbere ye bafite inanga n'inzabya ngo zuzuye imibavu. Iyo mibavu nta yindi ngo ni amasengesho y'abera. Jya usenga umenye ko amasengesho yawe ngo azaba umubavu uhumura imbere y'Imana. Amasengesho yawe azaba umubavu ngo uhumura. Urimo urumva ibyo bintu bayafite mu gakangara, niba nakita gakangara baragafite, harimo amasengesho y'abera. Jya ukunda gusenga Imana. Gusenga Imana bikugirira umumaro wowe ubwawe, wowe bigirira umumaro wowe, sinjye bigirira umumaro, ahubwo ni wowe. Ariko iyo usenganye umwete bigirira umumaro mwinshi, bigira umumaro mwinshi cyane n'abantu bose, kuko nawe ubwawe wasengera abantu, itorero, igihugu, ndetse abavandimwe, abantu benshi nawe utazi. Tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Ngo barangije ngo bafite ayo masengesho y'abera muri ako gakangara. Ku murongo wa 9 baratubwira ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Yesu yaducunguje amaraso ye. Amaraso ye afite agaciro cyane kuri twebwe. Umuntu wizera amaraso y'umwana w'intama, oya humura, yaranesheje, ari kumwe nawe, ari mu rugendo nawe, akwitayeho, ntago azagusiga. Ariko nawe aragusaba ngo ureke ibyaha kugira ngo mugendane, we kumubabaza, we kumushavuza, we kongera kumutera agahinda k'ibyo yapfiriye. Urimo urumva ko ari we wafatanuye cya gitabo akamena bya bimenyetso. Nawe rero wimubabaza. Mwuka wera w'Imana twashiriweho arababara, arakonja, kandi ari we waje kugira ngo atwibutse ibi byose. Bantu b'Imana, turakomeza n'ijambo ry'Imana rero ngo ku murongo wa 10 hatubwira neza ngo
ngo ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Kristo yaduhinduye ngo abami n'abatambyi, kandi nawe yarabivuze ngo nzabagira abami n'abatambyi, nzabahindura abami n'abatambyi. Nuko rero niko bizaba bimeze. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru, umubare wabo wari inzovu, inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Abo bantu ngo ni benshi cyane, abo bantu ni benshi. Umubare wabo bamarayika bari bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru, ngo wari uduhumbi n'uduhumbagize, wari inzovu n'inzovu. Mbese ubwo bashatse mu mibare ahangaha uburyo babyanditse, bashatse kuvuga ko ni umubare batabashije no kubara, ntiwabasha kuwubara. Uduhumbi n'uduhumbagize, niyo ngo ibihumbi n'ibihumbi, ngo inzovu n'inzovu, ibihumbi 10 n'ibihumbi 10, byinshi byinshi byinshi. Ubwo ukomeje kubikuba urumva ko bigenda ntibibarika. Ni abantu benshi muri make. Umurongo wa 12 haravuga ngo bavuga ijwi rirenga bati umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhabwa icyubahiro, ngo no guhimbazwa n'ishimwe. Mbese ibyo bintu byose uko ari bitatu, guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe, ni ukwiriye kubihabwa. Ndetse ngo n'ubutunzi ngo n'ubwenge, ngo n'imbaraga, ibyo bintu byose buri wari ukwiriye kubihabwa. Nta wundi uwo ni Kristo. Ari muzi ko na Daniyeli yamuhanuye ko hazaza Mesiya. Mesiya ni umucunguzi wacu, ari we Kristo, umwana w'Imana. Nguwo rero uwabumbuye igitabo ndetse uwafatanuye na bya bimenyetso birindwi. Ngo nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibirimo byose bivuga biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byiyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima bine birikiriza biti amen. Baba bakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose. Natwe twasoza tuvuga ngo amen, bibe bityo, kuko Imana niyo ikwiriye ibyo byose, niyo ikwiriye icyubahiro n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware bwose n'ubwayo n'imbaraga. Nanjye ndabashimiye mwebwe bakunze ikiganiro Inzira y'Umusaraba, tumenye iby'uyu muzingo w'iki gitabo cyabumbuwe, kuko tubashiye kumva ko ari Kristo wakibumbuye kugira ngo aze kudupfira. Bantu b'Imana rero, mukomeze mukunde ibi byanditswe, musome maze musenge, mube maso mu byo mukora byose, kuko kuza k'umwami wacu ngo kuratwegereje, kuri hafi. Azasange mwariteguye mu matabaza yanyu. Ndabashimiye Imana niba mpera umugisha, kandi murusheho gukora ibyiza kuko muzemerwa. Mu izina rya Yesu, amen.